baranyura hose oya baraza haracari bakanya nta muntu uragera aha ngaha se oya abantu bo bari hafi no kuza dore rwose ariko man nawe njya nkwizera ariko kuva mu gitondo tuyiga umuzigo n'ubu tutaraho uyu muhanda n'uyu nguyu ku gasima ufata se basanga bagiye kuza ariko mu kanya basi noneho urumva hari rizembe rikunda guciye imihanda ndabizi abanyarira tugwamo da kuryo rifite umuzigo ase ndarinoza rinoza da mwana sumva se byari rizembe ariko mukubona urumva byenda no kuza gatoye dutegereje akanya gatoya kanya yabari waje njye no rizembe rashaka tugomisa muze ari hari ku buntu musaza uyu ko ajya ngo niwe Don't run! Uko muze mama hapo Iki kuze tunu muze uko muze muramba muze gifite byose hasi muze gifite byose hasi wa musaza reka kigende nta muzigo uko muze siba wariza kubika kuri banki agura kugenda uko muze niko agura kugenda muze navuze cyaho tuzongera kukubona naho Murabahe! mwanyweye inzoga mwanyweye inzoga we twanariye birisanga muze navuze ngo wanda kujya ariko ko ndeba ayirone ko ndeba rishaka kwezi urimo neza muzapfa nabi. oya muze warize nyamara kutuntu utera Uyu munsi mugize amahirwe. igendere navuze ngo mwana gafata ntuzongere Mwaje muhagarara mu mihanda ako muze umushaka kwambura sha. urukumva urimo neza ako muze muze nagatera akirizembera Hari abo muzarandebera inyana zimwe. Ziko namukubita agati bakamujyana mu ariko muze uracaza hari abazakugwaho sha. wagisaza Agwe mu mahwa kagwe ku giti. muze kandi akunoba amakuru ukatabi aho nari narakubuze igifite byose wowe ukwita ndasha ndavuze ngo igifite byose ndavuze ngo inara babuze wesha keba nayo wowe wokuroba ntabwo uhomora ndavuze ngo rokuweto Byanze byanjye barabijyanye ma. we babironi ukwisaza we cyangwa shambere kujya nize sha mabigabo we ndavuze mabigabo tubanze tubarobe yewe iyi mashine ni yanjye tuburatse ndiga ibihekane mashine ni yanjye nagarukiye muri top we kosha kumera sha Amakuru. ese ni mwebwe kukubaza ni mwebwe Twebwe. Ubwoba bw'iki se? Ubwoba bw'iki? amaboko y'unyabona wowe Akose mu myaka waza. aho amaboko ufitemo iki mu mifuka Akose. imifuka y'imiti Mworoshye. wewe uri kuvugana nabo urabaza Uretse gaki tuza muragezwa ni. ngenda kunoba Ese muragezwa ni. igifite byose mbibone hasi Muri bwa busore mugenda mwambura abantu. wowe ijya gwe amaboko yawe wowe ugwifata gutyo sha we Kireba ngo nuko muri abasore nanjye ndi umusore wawe. amaboko y'unyabona iyo nakubwiye ntabwo byumvishe amaboko y'unyabona wowe Akamaboko. ndavuze ngo subira mu cyangwa se mbanze ariko sha Winkanga abantu ahubwo ndekura abantu. we babironi ndavuze ngo se nyine ubundi ufite iki mu mifuka we cyangwa mbanze ngucanze Umutunzi ariko oro agushaka kuramo ibiri mu mifuka byose we kaciri wowe Oroha. Oroha. akijirimo kwibyimbya amaso ariko sha Mushaka iki se? ndavuze ngo kira Reba nyine. we Wafashe umufuka ndakura mute. Ibyo mukeneye. shaho uri gutsimba Oya ibyo mukeneye kabibahe. uri gukora ibiki
do uretse gato Nakubashe ntabwo uretse gato do mukeneye cyagataha cyane ndabona we Sha kuri gakabutura sha Rwoko kisha rugatikisha ibyo se birabareba mani ukozwe mu myembe sha n'amazi ndavuze uravuze nyine ariko se rumuro n'ikijana noneho urumva noneho ikindi kibazo twarabamenye mani ariko ko muteye nanjye niko ndi mwindebe cya mani amatente muraza munkanga nkanda ariko sasa bisobanura utete ahubwo nababonye mwe noneho muri mu mihanda se mani alright smart harimo n'inkoko yokeje koyokeje harimo ako no mujyama aba yabaye mani agita kwinaga wa kigabo no kwinaga none se agasiga kugira ngo sinakamenye ahubwo mwe namenye turakora ipasi nukuvuga ngo nyine nukuvuga ngo ibyo bintu mwibye tugomba gukora ambasha kuko nabimenye aha niyo mpamvu rero natarabura ahubwo reka tuvuge gake keep silent please je t'en prie je t'en prie magneto sasa rero washa ujye byoma sha ukanyitsinga cyangwa can imported biza Ushimwe yazanye inote we yamenye nagaze none urumva mwawe se mwumve mwabintu tugakora ipasi mani tugakora ibintu mbas urahago turi kumwe naribi ahubwo vuga vuba ajyane amafaranga ashaka kugenda na phone ya internet smartphone bita bita bajya bazita ngo sibaho se inye narabyibagiwe ahubwo reka mabwira furati na smartphone byose hamwe barabaha 11 mimi naye ndabona kuyaha yanjye muzungu ndabona kuyaha yanjye hafeta muse mushaka nge Mr. Mani bro reka mbanze niba 15 kimwe amadolari sasa ngo mushima kandi ari twebye mwibye abashinwa zeno magande shaka uruguye turajyana amaganda shaka ngahe amakongo nshaka amaganda amakongo amaki tuva mu bintu man zari note pesa tukubiga uciraga umuzigo uve mu nzira usigaye gukomeza imihanda man bakita twinki ndabona wabibona man ko mbani yambaye costume man urabona umuzigo nawe uteza neza ibi ni ibintu byanjye none se mwana ikijyango mbwira man ikijyango ahubwo murajya mangana dore ahubwo nyine ko mutambira igiciro nangahe dore nyine magande se nyine nangahe mumbwira pesa wowe sente uzirina sente ziwede sente ze kora byo mu banka mu banka ahubwo mumbwire vuba man we numvishe utsa mufite ubwenge amafaranga ni okay turebye iyi Phoenix live nayo nayibonye inyeshere wayibona nayo murayiteza ndimo nazo ingamba mbwira byose hamwe mu totari byose hamwe nangahe sukora ikiyebe nka 30 birangiye byose hamwe 30 birangiye taka tukizere twabonye dore munyizere umusigo man ariko none mushito wanjye no kuguheza gira yevuna kwizera sikizere n'igice reka tubanze tumuhereza amawariza wakira niyo smart shaka amafaranga ntadusigire icyo cy'ingwate uyu muzigo nguhaye amafaranga ni tenebere kandi mu kanya cyane imbere cyane umushinwa ntakubone ntabwo yambona subizi se ngende n'akayongwe man
banze ndebe ji ariko sha umbaza urashya hereza ibintu byacu wowe Hereza ibintu byacu. kebano yo nta nubwo ari byose hereza ibintu byacu nakubajije ngo simatire he wesha ese baka kanya ndayirigishije ntabwo mbanze ndakara yewe ngo hayi Mudomesi. ntagiye mite ni Kuzekenyana.